Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Urumva ko rero ntabwo numvaga nanabishyira hariya ariko ikintu cyaje kumpabaza ni ukubona iriya nkuru afata igihe ku mugabo w'abandi kandi nawe abagore b'abandi yarabazengereje amwigaho akaba ari gutanga amavide wavuga ngo ari kubaka urugo rwa Sabe kandi ahubwo ari kuzisenya nk'uko asenya arwubatse neza abantu yaraziye ese urugo rwanjye Imana irumubashije yambwira ko yarushingiye he rero njyewe numva aricyo gihe kugira ngo noneho dushyire ukuri kwa Karara hanze abantu bave no mu bujiji bwo kumva ko ibyo Karara avuga ari byo ahubwo abantu mu rujijo bamenye Karara uwo ari we uko niko kuri kuko ngiye rwose pe none se sheri mama Justin kamubaza iwe mbabarira mama amahoro yego ndi Justin Hakizimana yes Karara uramuzi Karara ntamuzi muzi kuko yampemukiye nyine gute muri makeya ni ukuvuga ngo Karara kumumenya kw'iwanjye namumenye ari 10 n'umugabo wanjye 10 ari amashumi ubwana bimenye bigeze ku nkombe hamwe bigera ku nkombe bikahenukiramo nyine mumenyera ku mafoto yajyaga yohereza umugabo wanjye mubonye no mu kiganiro arimo aserereza umupapa mbonana n'ubundi ntamuzi numva ko byihanganira navuge si ibintu bibaho kweri nuva Karara hashize igihe kingana iki aguye mu ki imyaka 4 kabisa imyaka 4 yakuviremo gukora divorce n'umugabo wawe yararekanye ubu ngubu umugabo wawe ari he kirimo uracyarimo mana mama Justine bisi mbonye mama nagiye kuri YouTube gutya mu kiganiro cyashyushye nk'umupapa Sabe ngo Sabe nase Sabe biti ngari kububa numva ngo urimo yenyegeze umuriro nk'uwo Karara umutima urambye navuga ni gute umuntu abazi karindaya nawe indaya mbaya we none ibyo binagaragara kajya gusenya umuntu wo gupapirira batanabonye Yesu Kristo umutima urambya numva birantenze navuga we yapekinga kuri iki abasirikare n'abantu beza cyane umusirikare yarampamagaye yarambwira kuko nari ntoranye na defense yabo arambwira tumva shaka ibintu urimo ntabwo bizi hari umukobwa ugiye kugusenya wumirwe ubwo nawe urabise se ubundi ntereka niturize ntegereze ntebe ntunkuye rero cyaje kunzunguza ubwonko nkaba nk'umusazi ubwonko bwo mwihangane ndimo navuga nihuta kugira umuriro utaza kurangira ngo mama gira vuba tuzaza kukureba ejo nze tuganire ikintu cyaje kuntungura nagiye kubona intari igera mu mezi 8 nk'ukwezi kumwe ngo mbyare ku mugabo numva ari wa muntu wiyoberanya mu Mana kuri mobile money amafaranga mugeraho mbese nabari gusobanukirwa katazarimo n'uwo muntu nuriya Karara sheri umva mama Justine mu by'ukuri nuriya Karara tubona Karara nuriya Karara cyangwa uramukona ni Karara rwose ntabwo muharabika ntabwo ntani tuziranye naho nkaho baba data we none kugira ngo utekereze uvuge nuko wabonye avuga ati ngewe nunzi wazaza mvuge wabyakiriye ukubona avuga ko ari umwere kuyamuhereza njye numva ko isi yishuye ko ntabirenze yego kimasa niyo mpamvu rero mbwira abantu ngo mama we abana mubayeho mu buhe buzima bimeze gute abana banjye ntabafite kuko nabyaraga nirukanga nyine ubona nta mukuru nta muto ariko ubu abana banjye pe barakuze ubwo nubwo umuntu iyo Satani ko atatse Imana nayo igira uko ibigenza Yesu uri n'umukirisitu mama mama reka ngushimire ku bw'iki kiganiro tugiranye
murakoze. nimba waduha nimero wayiduha wayitanga kuko turi mu kiganiro abantu ukababwira ukuri ukavuga abantu bakaguha cyangwa se reka uzayitange ejo naje. Yego. Nta kibazo. Urakoze cyane. Urakoze mubyeyi wanjye mwiza. Ndazinduka cyane nze kukureba nshobora no kurara nze. Nta kibazo rwose. Maze nitwa Justine rero. Naje kwimuka. Ntaje ngeze i Kigali, umugabo aza kunsanganira i Kigali, arimo nari ibintu bimeze neza, nibonye ku Ruhuha, ngeze Ruhuha, ubwo twafashe amagare turagiye aho bita mu Cyahoze ari muri Ngenda, ubu ngubu numva ari umurenge wa Nyarugenge, ubwo nibonye aho nkaho nishyira mu nzu mbona nta kibazo, intebe mbese buri kimwe cyose kirimo. Ariko inzu rero nayibayemo nyimaramo amezi agera muri 7, ariko ubwo ngubwo uko yakikibari niko ahamagarana n'uwo Karara wiwe, nkumva arimo aramurota Karara wanjye sheri myiza, ibintu nk'ibyo. Eka Karara wawe. Karara stop. Aranira kumenya Karara ari mu ntoki. Inyamata. Oya. Nari ntuye Nyarugenge, mu murenge wa Nyarugenge. Niho yazaga. Mu mudugudu wa Soro. Akagari ka Ruganda. Yo mama wanjye mwiza. Ihangane rwabagaho bita mu Ngoma, munsi yo mu Ngoma kuri munsi ya defense ya gisirikare. Yo hafi naye wasi. Ndahabona. Ubu dufaranga twose twavuye Darifuru ntibigeze twose twa misiyo usho. Narahebye inzu Ikimasa. We yarambye nk'ahantu nakoreye mu gihugu, ahantu numva hatugwaho neza ni Bugesera. Yego. Anyumvisa buryo kinzu twarigurisha kuko nanubundi nayigeragamo itari yuzura neza, njyanye nk'abakozi nageramo nkarwara amaguru, ibintu bigahinduka, nanjye numva ko ari ikibazo, nemerera umugabo ko tuyigurisha. Noneho muri icyo gihe cyo gushakisha aho mpa abankondeshereje, ubwo nubwo rero yaje kumpamagara ari Bugesera, urumva amafaranga nagurishije nari nayisize kuri konti kuri KCS. Arampamagara arambwira ati rero inzu yabonetse, none nyohereza amafaranga miliyoni yuzuye. Urumva nari nayigurishe 3,400,000. Navuga ni inzu ya miliyoni nta kibazo, amafaranga nagiye mu mujyi nshyira hepfo mpona ameze nk'intare. Naracitse ntiruka njya mu muturanyi nsangayo nkwenga zaca inzugi ngo ubone nkanyice ngo azazikoresha ibintu ngibyo. Mana nyagasani, hejuru ya Karara ibintu muba mwarakoze. Umuntu arangije arambwira ati rero shaho cyo umuryango w'inyuma wiyirukangire ukihutabaza umushumba w'itorero. Nagiye guhamagara umushumba w'itorero, ahageze asanga umugabo yasisi. Arambwira ati ngwino uryame iwanjye ibintu tuzabyinshiramo. Umugabo yaciyeho aragenda ajya kurara iyo ngiyo, nawe yirarira ngo za Nyamata. Sirikare barabimbwira ati yajyanye na yashumi yewe Karara, abana nta kibazo mpaho mu buzima bukakaye. Ese shaki nimero y'umuntu umwe mu bantu b'aba YouTube nanjye muganiriza. Ni mu urwo rwego nari naracecetse narafungiyemo, mbona ko niba byarasenyutse nkahangana n'urubyaro rwanjye. Umugabo akomoka akagenda gutyo, urumva ntabwo nari kugira ute, ntabwo nari nabiceceka. Ariko kuri pe Imana yo mu ijuru byumve, Karara ni umugore mubi, niba ni umugore n'impari ni umukobwa, Imana izamuhembera ibintu akora. Harya ubwo sheri mwari mutuye ubwo gihe mwari muri hehe aza kugusanga ku rusengero bakuza kujyaho wari hari? Bivuze ngo inkangi yaragiye inzira agenda gahibaze. Nashidutse na yayindi yambwiraga yarayishyuye, mbona barimo barasohora ngo nishyure konte. Ntabwo yarahari, yarari igabiro. Harya ni mama nde? Wewe uri mama nde harya? Mama Justine. Mama Justine. Mama Justine. Yo mama mubyeyi wanjye mwiza. Yo ni iki kiguteye gutuma uvuga uti noneho ngenda nabirambiwe? Ikintu kinteye kubivuga, nari wa muntu wasanga isaha y'Imana ibinageze kugira ngo umuntu yantarabye. Yego.
ukuvuga ngo ntabwo nakundaga ibintu byo kujya ku ma YouTube ibintu impamvu mbikubajije ni ukugira ngo wa muriro udashira by'umwihariko tutageze ku ntego ko n'ubundi ejo nzagusura tuzagusura nuko bubakwe hirya no hino turabasuhuje nk'uko mubireba rero turi kumwe na Yvonne na mama Justine kandi nta kindi gitumye twicarana cyase tuvuga by'ukuri njyewe buri muntu wese ajye muri comment aho umuntu wese uri kuvuga Sabe gasopo gahunda biriho ni ukubabwira ngo ni gasopo umuntu uvuga Sabe mama Justine gasopo gahunda ubu dufite ni gasopo mama Justine ndakwakiriye urakoze cyane Yvonne ndakwakiriye urakoze cyane yego amakuru bimeze bite amakuru ni meza turaho turashimwa neza uyu munsi wa none rero muzi ko Sabe amaze igihe kinini avugwa ibintu bigiye bitandukanye abantu batangiye kuvuga ngo yatwishyuye mwana ntabwo tunamuzi njyewe ngira ishyaka ryo kurenganura umuntu urengana kuko nanjye ari ibintu byagiye erega buriya Justin wivuga ngo ni ukurenganura ubundi buriya icyaha kikimara kuba byabaye cyangwa se bitabaye ariko byanabaye ntabwo ari ngombwa ngo umuntu wese avugiriza uwakoze icyaha induru rimwe haba hari itegeko rimugonga arahanwa kabiri hari Imana ibimureba nayo ubwayo iba yababaye kuba wavuga uti Mana Nyagasani uriya muntu byibura ongera umugarukeho biruta kuba wavuga ngo aragakubitwa n'inkuba nge simbya ku ruhande ngo ntiyasambanye cyangwa se yarasambanye kuko sinari Imana uretse mu Majesty iki kibazo kijya kuba cyarabaye ariko gihera kuri Karara TV show Karara TV amera nk'ubisohoye Marene inde ni Marene wande okwasame impamvu mvuze ngo ni Marene iyo umuntu twebwe turi kureba iyo mubanza wumve nyine iyo umuntu yicaye imbere yana akababwira ngo njyewe ndanga ko ingo ziguma gusenyuka mbireba ndi kubaka nyine ni Karara niwe Marene mbese niwe Marene n'amagambo ya bamarene ko muri wowe bakuru utari Marene ayo n'amagambo ya bamarene n'abakecuru bakuze nka ba mama batakiriho ayo rero ibyo bimajije kuba habonetse ibintu byinshi Big Energy barahaguruka umuntu wese Big Energy kambira umuntu witwa Yago aze no kwitonda cyane kuko hari abantu bari bwitire Big Energy bagakora ibintu bibi urumva ariko batari mu ruhande rwa Yago ngiye kuba ndi umufana wa Yago ntabwo ikiri inyuma ya Big Energy nkizi gusa ndi umufana bisanzwe rero nsobanurira abantu turakomeje turakoze tuje kuvuga ko ndamukunda burya n'ukuri urumva tuza tuvuga Sabe ni iki yakoze cyane bose ndi umufana wabo Justin ejo bundi dukora ikiganiro narakubwiye ngo Sabe ntago ari padiri ngo yakuyemo ikanzu ikindi yakuyemo ikanzu ikindi ngwino ndebe si masera ngo yakuyemo ivara nta nubwo ari umudiyakoni si na pasiteri ikibazo gihari ni iki mama Justin hari icyo wumva inkweto yabonye yayo ibintu birakenerana wanjye ndagira ngo abantu bakunda Sabe mwese mwandike muri comment ngo gasopo oye erega reka nkubwire bya bintu ntari umuntu anabikora usibye reka nkubwire urumva usibye nge Justine wagira ngo hari narasaze kambanza nigire ku kiganiro mama Justine kuko ntabwo nshaka kugitinda abantu bafite amatsiko tumaje gukora ikiganiro mbaza uwitwa Yvonne utese hari utuzibiti twa Karara waba ufite mucyaje mu kiganiro ati ntatwe nyuma yaho rero y'iryo jambo haje kuboneka ibizibiti byande umva amakuru nyafite umva tunababwire ko ni Musanze ndajyayo ni Rubavu ubu tuzajyayo tuvugana turagira ngo tubabwire ngo nta kindi kintu tugiye kubikorera Karara uvuga abandi Karara we ninde usibye Justine wemera ko nawe narasambanye nta wundi muntu yasize intama 99 ajya gushaka imwe yari yazinye impamvu yapfuye ruriya rupfu nuko yarazi ko ibyaha bigomba kubaho urumva yarababaye turababarirwa arabambwa turabamburwa mupfa kuvuga gake nibyo ijambo ryarambwiye ngo kera ntago twari ubwoko by'ukuri Yesu aje duhindura ubwoko kera ntago twari abo kubabarirwa sibyo
ariko ubu twarababariwe ni ukuri pe urumva umunsi twarababariwe twese ntiturageraho kandi ijambo rikongera rikambwira ngo niyo byatukura tukutuku imana ibihindura ngira byeza bigahinduka nka sheregi urinde wowe uri mwere nyabaki wo gucira urubanza mugenzi wawe igihe ubona bimukomera vuga sabe reka sabe ntabwo ari wenyine usambana abantu benshi barasambana ikibazo sabe niwe ngo wasambana yabaye nka ya nyamanza yanyereye iragwa njye rero ntimuze kumbwira ngo njye mvuge ku muntu umwe njye mvuga muri rusange nzagira umuntu uvuga ngo narebye aha njye ndavuze ngo biriya ni ibintu biterwa na buri muntu wese ariko ubu ufite ubuzima buzima mama Justine ubu turi kureba sabe kuko niwe uri kuvugwa ni nawe utumye twicara ntabwo wabonye muyangushayo siko mutari by'amakuru ahari muyango we mwihorere rero tukimara kuva mu kiganiro ntabwo nshaka ko dutinda cyane haje kugaragara umumama wigaragaza aravuga ngo mbere y'uko nanagaragara mu kiwanja reka nze mbanze bahamagare mbaha amakuru yaravuze ngo ngiyo ndi kubona Karara avuga ngo ni umwere ku iparato n'ibintu yankoreye akantwara umugabo yarangiza yaravuye mu kazi ahantu hanze mu butumwa bwo mu kazi yarangiza amafaranga mfite abana bangaye 5 amafaranga akayarya akansaza narasezeranye devoruse karindwi iba kubera Karara nkaba ndi kumubona ari kuvuga ngo sabe ngo ari kubaka umuryango n'ukuntu yansenyeye akanyibutsa yaninja yansenyeye urugo reka ngubwire dufite amaninja uvugisha ukuri uri kutubwira ngo uri kubaka kandi nawe yarasabye ninde wamugize umufundi wo kubaka uyu mubyeyi agahinda afite n'abana 5 katurutse kuri wowe umugabo umaze kumwe turamujugunya uramurya urangije kumurya umuta mu bisheke amafaranga yavanye Darifuru yose urayarya urayamara none uri kuza wigira umutagatifu ujya kuvuga sabe wowe urinde ahahise hawe nawe ko atari heza reka twese buri ducukumbuye twasanga hahise hacu atari heza tujye tuvugisha ukuri ahubwo njye ndagira ngo tubanze twumvisha abantu mu mama byivugira tubumvishe twebwe urumva ibi mbabwiye mubishyireho abantu babyumva iyo tuza hano imbere tugasakuza tubanze tubwire abakunzi bacu ko aya majwi tugiye gukora nyiramajwi yaduhaye uburenganzira mumanze mubyumve ntago ari ibintu byo gufitira tuzanamuzana ze kuri kamera yicare nta nubwo ari no kumuzana gusa we iyo video iranahari ahubwo babanze bafate ku majwi cyane twagiye tureyinga neza umuriro ntihaye umuntu nayo yicagingiye kuko hano narindi nta muriro wari uhari nashaka kukubaza uwo mugabo wawe Karara yatwaye niwe babana ntabwo babana we bararekanye we baratandukanye mwari mwarasezeranye se none narasezeranye nawe kabisa byemewe n'amategeko mwaje kudivorusa se mwaradivorushije ariko muri make ubwo urumva ko uruhare rwose rwaturutse kuri Karara kugira ngo mudivorusa ni Karara rwose kuko urumva akiri no hanze ifite amakuru hari umusirikare baganaga ageze agira ati ariko hari umuntu kuko kenshi gashoboka umugabo wanjye twarora duserera uko aje umuntu yamuhamagara nyine nkarara nkubitwa kakibibari bakagenda bakabimara baba mu mahoteli gutyo umuntu yararaga kubitwa kubera Karara urumva no kuri banki ntabwo nigiraga mpareba no kuri banki niba narifite umugabo kanagaragara nk'umuntu ujya gufata Karara agafatika nkirirwa ajya kwikorera amabuye kandi ufite umugabo ukora urumva byari ikibazo kibirata kugira ngo abana babeho kubera Karara ubwo ngubwo rero biza kurangira nyine turarekana nyine gusa nawe ntabwo bakomezanyije kuko yabonye nyine amaze kuba ukundi kuntu aramureka nawe bivuga ngo uwamuretse ni Karara icyo yamushakagaho nyine n'ayo mafaranga yari amaze kuyamurya yamumazeho Darifuru yose yari ayirangije nyine none se mufitanye abana yego dufitanye abana 6 bari 7 wa mbere nyine niwe bapfuye imwe nakubwiye wapfuye avuye hanze none se ubayeho gute nta wundi mugabo ufite nta wundi mugabo ufite nyine ubu ntakodesheje nk'abandi bose bibana none se ubu nk'ubu ngushakiye nk'umunyamakuru
kuri YouTube ugatanga ubwo buhamya yabizi neza ko ushobora kubona n'abaterankunga ukaka n'inkunga ati mumfashe no kurihirira abana ni ikibazo hari abantu benshi kandi n'ukuri abantu bajya bafasha n'ukuri nyako tubafasha rwose ni ukuvuga ngo ushaka uzanyemerere tugusange Rubavu ubuhamya ubuduheho rwose tugukorere n'ubuvugizi ni ukuvuga ngo ubundi njye ntabwo rwose pe ibya karara n'umugabo wanjye naranabyihoreye urumva mu myaka ibaye ine umugabo twararekanye urumva ko rero ntabwo numvaga nanabishyira hariya ariko ikintu cyaje kumpabaza ni ukubona iriya nkuru afata igihe ku mugabo w'abandi kandi nawe abagore b'abandi yarabazengereye amwigaho akaba ari gutanga amavide wavuga ngo ari kubaka urugo rwa Sabe kandi ahubwo ari kuzisenya nk'uko asenya izabo arwubatse n'iz'abandi yarazi ese urugo rwanjye Imana ibimubajije yambwira ko yarushingiye he rero njyewe numva aricyo gihe kugira ngo noneho dushyire ukuri kwa Karara hanze abantu bave no mu bujiji bwo kumva ko ibyo Karara avuga ari byo ahubwo abantu mu rujijo bamenye Karara uwo ari we uko niko kuri kuko ngewe rwose pe nta mutima wenda ari museye nari nazwe uko byasa kose satani yaransenyeye nyine warabyakiriye ariko kubera umutima namubonanye nkabona ibyo akoreye uriya mupapa mbona ari n'umuntu witurije uri aho ngaho nasanze ahubwo ikimubabaza ari uko we ntamukeneye ngo baryamane akamwangira kuko iteka ryose umuntu w'intaya wese ako umugabo wawe hagati y'umugabo n'umugore yakwisemo umwe untararokoka reka nkubwire rero nyemerera uzaduha ikiganiro tuzemera dutege tugusanga aho ngaho kongera ikiganiro kukibaho nta kibazo binteye nta n'icyo bintwaye umugoroba nagusubiza mufate umunsi yego muzaze mpaho ubuhamya bwanjye yego n'abisi babone ko kwishushanya uwishushanya igihe kirekire ko Imana ikagushaka ku karubanda yego muzaze kabisa ntaguha igisubizo mu mugoroba muzaze njye mbahe ikiganiro n'ubumva nguhaye igisubizo ahubwo ni uko hari akabazo afite ku munsi w'ejo ahantu nzirirwa ejo nzajya umusanzu mu miryango y'abana nta kibazo wowe uze kumpa igisubizo nta kibazo ntakibazo kabisa ntabirenze urakoze nawe urakoze cyane gasopo tuvuge ngo iki gahunda umuntu wese muri komenti nambwirira abantu nka navuge ngo gasopo aravuze ngo iyo mbonye ukuntu ari gukorera ibintu uriya mupapa n'ibintu yankoreye ngo nkajya nirirwa nikorera amabuye umugabo wanjye avuye idarifuru bari kurya amafaranga ni ukuri ko reka mbabwire abantu twagiye twiba tugasambana reka mbabwire hano ni ku karubanda ntabwo ari iwanyu mu cyumba nta nubwo ari muri salo usibye Justine wasaze wemera ko ndasambanye cyangwa nshobora no kuba nanibye na Justine numva byemera mwese ibyanyu uhereye igihe mwagereye mu mujyi wa Kigali cyangwa mwana wuvukiyemo ibintu mwakoze bigeze kuri kamera ni ukuri ko Imana icyubahiro mufite uyu munsi abenshi ni ngo mufite mwaziturumbukamo uyu mubyeyi yarasezeranye amaje gusezerana nababwiye ijambo rivuga ngo twese uwacu kumbura ahahise hacu yasanga ari hano ahahise ahahise wowe urahaze aye wowe komeza hari abantu baciye mu buzima uyu munsi yego bakunzi bacu rero nk'uko bisanzwe uyu mama yagize ikibazo mu myaka ine abana batandatu ari wenyine Karara yaramujyanye mama Justine urabyumva ute wumvisha iyo rekodi n'ibivugiwemo ubyumvisha ute kuba Karara yahagarara hariya akagaragaza amafuti ya Sabe y'uyu munsi nawe afitayo ahatambutseho gatoya yo gusenya umuryango kandi akanawuheregeta na divorce zikaboneka ntanakomezanye na wa mugabo nawe akamuta mu bisheke Juste rero na Yesu yasize atubwiye ati wasogoshije ishyano kumubi yakumanukiyemo Satana akimanuka ntago twakwira depe ntibishoboka ariko urabona ko ibintu Karara yakoze yakoje hagati mu ntozi yego uyu mubyeyi yongeye gushenga kuva ko yarabyihoreye pe ariko abonye ukuntu ngo arimo kuvuga ngo ngende umwere ngo nshaka kubaka sosiyete nyarwanda ngo nshaka abantu bubaka ingo ariko mu by'ukuri reka nkubwire
Karara ni umudamu kandi nubwo wenda avuga wenda ngo afite uko abayeho ngo afite isura ngo afite iki ariko akabijya nkubwira umwanzi w'umuntu ni umubiri biriya byose mu masegonda byashira handi bivuga ngo umukobwa ngo mwiza ngo ayireba ngo akihindukiza ngo akareba amataye ngo akareba iki ejo ngo bikabura burundu reka mbwire Karara ngo yihagarare imbere y'abantu ngo yigire umwere kuko afite imitima myinshi yashenguye aritwaza ngo Sabe ngo umugabo wangu ino ndebe ngo umuryango wabo ngo ibiki ariko we abo yashenguye ni benshi abana batandatu ni benshi n'umugore divorce zamo n'amabuye amafaranga y'umugabo ashize amucisha isheni tubwira abantu ko nawe bari bumubone buri impamvu avuga ati ngiye n'ufite amahoro azayavuga kwa kazi kuri ya mugore ari mu cyaro reka nshimire leta y'u Rwanda natanze ubwisanzure baduhaye girinka baduhaye amatara baduhaye telefone za make ari kuguhamagara reka none se sheri mama Justin kamubaza iwe mbabarira mama yego ndi Justin Hakizimana yes Karara uramuzi Karara muzi kuko yampemukiye nyine dute muri makeya ni ukuvuga ngo Karara kumumenya kw'iwanjye namumenye ari 10 n'umugabo wanjye 10 ari amashumi ubwana bimenye bigeze ku nkombe hamwe bigera ku nkombe bikahenukiramo nyine mumenyera ku mafoto yajyaga yohereza umugabo wanjye mubonye no mu kiganiro arimo aserereza umupapa mbonana n'ubundi ntamuzi numva ko byihanganira navuge si ibintu bibaho kweri nuva Karara hashize igihe kingana iki aguye mu ki imyaka 4 kabisa imyaka 4 yakuviremo gukora divorce n'umugabo wawe tararekanye ubu ngubu umugabo wawe ari he shiri ubayeho gute umugabo wawe ari he umugabo wanjye ntabwo nzi nkabarizwa hehe kuko byageze inyuma urumva umugabo wanjye yari umusirikare baba mashima ari umusirikare avuye hanze nsa kugira ikibazo banyicira umwana w'imfura ubwo urumva ni ishyari nyine ry'abisi b'iki gihe umwana amaze gupfa umugabo aravuga ati ubu reka nkugurire inzu arayigura urumva nta nzu twari dufite maze kuyishyura inzu nayo nta mahoro nayigiriyemo umugabo anyumvise buryo ki twayigurisha tukimukira ahantu hatari mu miryango y'iwacu ubwo ngubwo twaje kwimukira i Bugesera ariko mbere yabwo kwimukira i Bugesera nge urumva i Bugesera ntabwo nari mpazi ahubwo yarambwiye nk'ahantu nakoreye mu gihugu ahantu numva hatugwaho neza ni Bugesera yego anyumvise buryo ki inzu twayigurisha kuko n'ubundi nayigeragamo itari yuzura neza njyanye nk'abakozi nageramo nkarwara amaguru ibintu bigahinduka nanjye numva ko ari ikibazo nemerera umugabo ko tuyigurisha noneho muri icyo gihe cyo gushakisha aho mpa abankondeshereje ubwo nubwo rero yaje kumpamagara ari Bugesera urumva amafaranga nagurishije nari nayisize kuri konti kuri KCS arampamagara arambwira ati rero inzu yabonetse none nyohereza amafaranga miliyoni yuzuye urumva nari nayigurishe 3,400,000 navuga ni inzu ya miliyoni nta kibazo amafaranga nagiye mu mujyi nshyira kuri mobile money amafaranga mugeraho mbese ntabari gusobanukirwa katazarimo n'uwo muntu nuriya Karara sheri umva mama Justine mu by'ukuri nuriya Karara tubona Karara nuriya Karara cyangwa uramuye kubona ni Karara rwose ntabwo muharabika ntabwo nta tuziranye naho nkaho baba data we none kugira ngo utekereze uvuge nuko wabonye avuga ati ngewe nunze uraza mvuge wabyakiriye utubona avuga ko ari umwere kuyamuhereza njye numva ko isi yishyuye ko ntabirenze yego nkatuza ubwo hacamo nk'icyumweru atiyewe nyereza 500,000 mponyangura isambu yego amafaranga ajya kuri konti nkamwoherereza kumbe Karara ari kwirira inkoko
arimo aririra ubwo nashidutse amafaranga kuri konti hasigaye amafaranga 400. Yesu we. kuko numvaga ko umugabo we ahantu ari arimo ankorera igikorwa urumva nari nanatwite n'inda igera mu mezi nk'atandatu. ubwo ngubwo umugabo yarampamagaye hari ahantu nari nararagije inka nari naguze 500 iri kumwe n'icyayo arambwira ati iyo nka yigurishe wohereza amafaranga igarana amatike uri butegeshe mu gitondo uza. inka narayinukiye nanone nyigurisha wagize gute wari wayinkoresheje amafaranga nayamwoherereza. ubwo mu gatondo njye naje kwimuka ntaje ngeze i Kigali umugabo aza kunsanganira i Kigali arimo nari ibintu bimeze neza nibonye ku Ruhuha ngeze Ruhuha ubwo twafashe amagare turagiye aho bita mu Cyahoze ari muri Ngenda ubu ngubu numva ari umurenge wa Nyarugenge. ubwo nibonye aho nkaho ntishyira mu nzu mbona nta kibazo intebe nta mbese buri kimwe cyose kirimo. ariko inzu yo nayibayemo nyimaramo amezi agera muri 7 ariko ubwo ngubwo uko yakikibari niko ahamagarana n'uwo karara wiwe nkumva arimo aramurota karara wanjye sheri myiza ibintu nk'ibyo. Karara wawe Karara stop aranira kumenya karara ari mu ntoki. kuri iki abasirikare ni abantu beza cyane. umusirikare yarampamagaye arambwira kuko nari nturanye na defense yabo arambwira tumva shati ibintu urimo ntabwo ubizi hari umukobwa ugiye kugusenya wumirwe. ubwo nawe urabise se ubundi nkereka niturize ntegereze ntebe. ntunkuye rero cyaje kunzunguza ubwonko nkaba nk'umusazi. ubwo mwihangane ndimo navuga nihuta kugira umuriro utaza kurangira. ngo mama gira vuba tuzaza kukureba ejo nze tuganira. ikintu cyaje kuntungura nagiye kubona intare igera mu mezi 8 nk'ukwezi kumwe ngo mbyare. ku mugabo numva ari wa muntu wiyoberanya mu Mana akavuga ko ari umukozi w'Imana ibintu nk'ibyo yewe agera ku rusengero akakirwa neza. umunsi yapanze n'uwo mukobwa wiwe arambwira uti uyu munsi ntabwo uri bujye gusenga. nawe yase kubera iki ati ntabwo uri bujye gusenga. nabwira nta kibazo ntabwo nzi. ubwo umuhungu yafashe iya mbere ajya ku rusengero ahamagarana n'uwo mushumi wiwe nawe aza nk'umuntu uje gusenga mu rusengero. umumama wari uzi amateka yabo arampamagara arambwira ati ese mukunzi ko utaje gusenga ni ubuhoro cyane ntumva ameze nabi kuko numvaga ntagaragaza ikibazo cyanjye nk'uwari wese akimenye kuko niyo navugaga menshi narakubitwaga birenze. ubwo ngubwo rero yarambwira ati sha ngwino nkwereke umuntu ushimikanye n'umugabo wawe ukuza amahoro. nagiyeyo mbona bari kumwe n'undi mukobwa. ubwo ngubwo arambwira ati dore uriyo bacunge neza. umugabo yari ari muri korari yarambonye ahita yishima arahaguruka arambwira ati vayo hano agenda ati ko nakubwiye ko nashaka kuza gusenga umeze gutyo uje gukora iki. ntabwira se ko ubuzima bwanjye ari njye mbugenzura wowe uzi ikibazo ntahura nacyo. umugabo yanka kubyumva mbona arimo aranyukinaba ati genda mu rwara abashyitsi bari bugusure bari bukuzanira ibishyimbo. ibishyimbo ntabwo ari ikibazo ntabwo ibishyimbo biruta ijambo ry'Imana. umugabo arantwetse hasi ibintu ni ibiki. nabwiye abandi ba mama baturiye aho ngaho abasirikare ntagira rero ntatashye tese ni kubera iki baransobanurira nanjye nababwira impamvu nabwabukika nitashye. n'ubundi ibi nta n'ikintu nakumva mu byo barimo kwigisha nkaze ntahe nta kundi. naratashye nkiva aho ngaho basohotse mu rusengero umugabo aza yarubiye aragukubita
aturutse hepfo mbona ameze nk'intare ubwo naracitse ntiruka njya mu muturanyi nsangayo nkuye inka zaca inzugi ngo ubundi nka nyice ngo azazikoresha ibintu nk'ibyo mana nyagasani hejuru ya karara ibintu muba mwarakoze umuntu arangije arambwira ati rero shaho cyo mu muryango w'inyuma wiyirukangire ugiye utabaza umushumba w'itorero nagiye guhamagara umushumba w'itorero ahageze asanga umugabo yasisi arambwira ati ngwino uryame iwanjye ibintu tuzabyinshiramo umugabo yaciyeho aragenda ajya kurara iyo ngiyo nawe yirarira ngo za Nyamata sirikare barabimbwira ati yajyanye na yashumi yewe Karara abana nta kibazo mpaho mu buzima bukakaye bivuze ngo inkangi yaragiye inzira agenda gahibaze nashidutse na yayindi yambwiraga yarayishyuye mbona barimo barasohora ngo nishyure konte ntabwo yarahari yararigabiro harya ni mama nde wewe uri mama nde harya Mama Justine mama Justine yo mama mubyeyi wanjye mwiza yo ni iki kiguteye gutuma uvuga uti noneho ngenda nabirambiwe ikintu kinteye kubivuga nari wa muntu wasanga isaha y'Imana ibinageze kugira ngo umuntu yantarabye yego nukuvuga ngo ntabwo nakundaga ibintu byo kujya ku ma YouTube ibintu impamvu mbikubajije ni ukugira ngo wamurira udashira by'umwihariko tutageze ku ntego ko n'ubundi ejo nzagusura tuzagusura nuko kirimo uracyarimo mana mama Justine disi yo mbonye mama nagiye kuri YouTube gutya mu kiganiro cyashyushye nk'umupapa Sabe ngo Sabe nase Sabe biti ngari kububa numva ngo urimo yenyegeza umuriro ngo Karara umutima urandye urambye navuga ni gute umuntu abazikari indaya nawe indaya mbaya we none ibyo binagaragara kajya gusenya umuntu wo gupapirira batanabonye Yesu Kristo umutima urambye numva birantenze navuga we yapekinga se shaki nimero y'umuntu umwe mu bantu b'aba YouTube nanjye muganiriza yo ni muri urwo rwego nari naracecetse narafungiyemo mbona nuko waduhamagaye byarasenyutse nkahangana n'urubyaro rwanjye umugabo akohoha akagenda gutyo urumva ntabwo nari kugira ute ntabwo nari nabiceceka ariko kuri te Imana yo mu ijuru ryumve Karara ni umugore mubi niba ni umugore n'impari ni umukobwa Imana izamuhembera ibintu akora harya ubwo sheri mwari mutuye ubwo gihe mwari muri hehe aza kugusanga ku rusengero bakuza kujyaho wari hari Inyamata nari ntuye Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge niho yazaga mu mudugudu wa Soro akagari ka Ruganza yo mama wanjye mwiza ihangane rwabagaho bita mu ngoma munsi yo mu ngoma kuri munsi ya defense ya gisirikare hafi naye wasi ndahabona ubu dufaranga twose twavuye Darifuru ntibigeze twose twa misiyo uyu narahebye inzu ikimasa niyo mpamvu rero mbwira abantu ngo mama we abana mubayeho mu buhe buzima bimeze gute abana banjye ntabafite kuko nabyaraga nirukanga nyine ubona nta mukuru nta muto ariko ubu abana banjye pe barakuze ubwo nubwo umuntu iyo Satani ko atatse Imana nayo igira uko ibigenza Yesu uri n'umukirisitu mama reka ngushimire ku bw'iki kiganiro tugiranye nimba waduha nimero wayiduha wayitanga kuko turi mu kiganiro abantu ukababwira ukuri ukavuga abantu cyangwa se reka uzayitange ejo naje nta kibazo urakoze cyane urakoze mubyeyi wanjye mwiza ndazinduka cyane nze kukureba nshobora no kurara nze nta kibazo rwose maze nitwa Justine rero uyu ni Jusite uyu ni mama Justine nawe uri mama Justine nanjye ndivona guhera uyu munsi uri inshuti yacu y'akadasohoka Karara we murajya hehe ku ijuru ritabaye gasopo
kambwira umuntu wese wakubise sheri wese mubwire ngo wahagurukiye Sabe mubwire ngo gasopo nawe niducukumbura hahise hawe gasopo ibi bintu nuko natwe hari hanze muri ba Kikongo ukuntu uyu mugore yavuze ngo impamvu Karara yahagurukiye Sabe ngo bitewe nuko Karara ari inde yamenyere gusenya ingo z'abantu ngo buriya nuko hari ibyo yashatse kuri Sabe atabo yego nanje kubivuga bakunze bukuri Nyako TV ntabwo barara iki kigano n'uyu mumama ubu ndararagenda rero nababwiye ngo ngewe iyo nafatiye ahantu murabizi akubiri twanagiye Mama Justine TV ukore subscribe kuri Nyako ukore subscribe tubazanira ubundi bwino buracyahari kubera mureke ibintu bijya hanze ngira batatu ngo gasopo gasopo nta muntu n'umwe udakosa Simbi hejuru TV hejuru Simbi mu bicu Simbi TV mu bicu amaraso yese akugote amen turabakunda cyane ibiganiro byacu nakagaruka ciao bye bye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.